tugiye rero guhita tuzamura indirimbo y'ishimwe. Pastor Didier, hari indirimbo y'ubuhamya, hari indirimbo y'amateka. Yes. Reka mbasabe, ese murayizi cyangwa ntago muyizi? Uyu ni umwanya tugiye kubasaba. Murashaka ko turirimba iyi ndirimbo mbere ko twumva ijambo ry'Imana n'impanuro z'umushyitsi mukuru? Nibabanze bamenye iyo ndirimbo yariyo batekereze ijyanye n'uyu munsi. Muririmbe. Yes. Iyi ndirimbo yahawe umukozi w'Imana muri 98. 97 aho ngaho. Iyo ni indirimbo ivuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza. Oh, hallelujah! Abo mu mahanga yose, akavuga ngo abo mu mahanga yose bazaza kureba agakiza kari hano mu Rwanda. Yes. Kandi bamaze kutubwira yuko u Rwanda uyu munsi, yes, ni urwa kabiri mu kwakira international meetings cyangwa se international events. Nukuvuga ibintu byo international events mbuze ko mbivuga mu Kinyarwanda. Yes. Ni event ziri international. U Rwanda ni urwa kabiri nyuma Cape Town. Urwa kabiri muri 97 98 yasaga nk'ibidashoboka, ariko Imana yarabikoze. Reka tubakire bano bakozi b'Imana turirimba iyo ndirimbo. gukora bitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza kurwa. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora bitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza kurwa. Ibutse imbabazi ze, ibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu. Bati koko u Rwanda rufite imana. Bati koko
ndashaka kumva impundu zanyu, impundu dushimira Imana ibyo yakoze mu gihugu cyacu. Yego twazamura ibiganza twese n'abacanye amatoroshi yabo tuvuga ngo Imana yakoze neza mu gihugu cyacu. Banyarwanda mwese muhaguruke turirimbe, dore Uwiteka aje kutumara agahinda, aje kutumara agahinda, adukuye w'ibyaha. Muze tumusange, muze tumusange, araturura. Banyarwanda mwese muhaguruke turirimbe, dore Uwiteka muze tumusanganire, muze tumusanganire, ijwi ry'impundu, yemwe misozi mwe, namwe bibaya, yibutse umurava we, igihugu cyacu babonye agakiza kacu, bati koko bati koko yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu. Ndagira ngo ukire mugenzi wawe ngo u Rwanda rufite Imana.